urambaza utese wakoze imibonano ugahita ujya mu mihango wasama, tuvuga ukoze imibonano uyu munsi ejo ugiye mu mihango, icyo ni ikimenyetso kikubwira ngo ntabwo wasamye, ntabwo uri busame nyuma ya ya mihango kandi warakoze imibonano mbere y'imihango. Ubundi ikimenyetso kikubwira yuko utasamye nuko ubona imihango. Niba rero nkoze imibonano uyu munsi ejo nkazabona imihango cyangwa ejo bundi, ntabwo nyuma yaho ndi busame, sibyo? Ubwo ngubwo ni ikimenyetso kigaragaza yuko ntasamye. Kandi ikindi ugomba kwibuka nuko nigeze kubivuga mu kiganiro kimwe, nuko ubundi iyo ubonye imihango biba bivuga ngo hashize iminsi 11 yose. Haba hashize iminsi 11 uri mu minsi itari yo gusamamo, kubera ko intangangore yari yasohotse yamaze gupfa, ubuzima bwayo bwararangiye, uri mu minsi itari yo gusama. Rero niba nkoze imibonano mpuzabitsina hagashira umunsi umwe nkabona imihango, hagashira iminsi 2 nkabona imihango, hagashira iminsi 3 nkabona imihango, cyangwa 5 cyangwa 7 cyangwa 10, bisobanura ngo kubona imihango nicyo kimenyetso cya mbere kimbwira ngo ntago wasamye, iturize. Ni iki rero wakora kugira ngo wa muntu ukunda cyane, wa muntu ushaka cyane, utaguhamagara kenshi nk'uko ubyifuza, utakwandikira nk'uko ubyifuza, utagusohokana, utaguhakeya, yongera kugarukira abone yuko uri umuntu bikwiriye kandi nawe ibyo agukorera bikunyure? Iyo bimeze gutya, hari igihe uba waramubwiye uti rwose ibi bintu ndabona birambangamira, cyangwa se ukamubwira uti ntabwo nibaza niba ukinkunda, urankunda koko? None se niba unkunda kubera icyo utajya unyandikira? None se kubera iki message nkwandikira utinda kuzisoma cyangwa se uzisubiza utinze? Agatangira kuguha nyine ibisobanuro birumvikana, akakubwira ko n'abahuze n'ibiki n'iki ko batazibonye, kandi rimwe na rimwe wowe ukabibona yuko message atayisomye kandi ari online, noneho ukumva ugiye gusara, ukumva umutwe ugiye guturika. Hari igihe umara kubimubaza akamara nk'icyumweru kimwe yarisubiyeho, ariko nyuma y'icyumweru kimwe ukabona birarangiye, ukabona ntabwo bikimeze nka kwa kundi. Ndashaka kukubwira ngo wikongera kubimubazaho, kuko icyo cyo kubimubazaho bituma amera nkaho umushyira ku nkeke. Ngiye kukwereka ibintu 5 ukora, noneho nawe ahubwo agahita atangira kwisuzuma, agahita atangira gusubiza amaso inyuma, agahita avuga ati uyu mukobwa kandi arancika, uyu mukobwa kandi umenya atakinyishimiye, uyu mukobwa kandi bla bla bla. Noneho bigahita we bimuha gutangira kwitekerezaho no kureba ibyo akora, agatangira guhita ashyira kuri gahunda ibyo yagukoreraga, bitabaye ngombwa yuko atekereza ko wamushyize ku nkeke. Icya mbere rero nuko wowe umuha igihe cyo kwisubiraho, hafi ukwezi. Mu kwezi ko kwisubiraho, uko kuntu akwitwaraho gutyo, uvuga uti bingeze ahangaha, niba atisubiyeho ndabivamo. Kuko hari igihe wanga kuva mu rukundo ariko ukarugumamo ari urukundo rw'intica ntikize, cyangwa se rutagira naho rugana, ugasanga ni rwa rukundo rusa naho rugutesha igihe. Kandi mu kumuha igihe cyo kwisubiraho wimubwira ngo nguhaye igihe. Izo ni ingamba uri gufata wowe ku giti cyawe. Kumuha iki gihe rero bizatuma wowe wishyira mu mahoro, wimahoromize, yiyibagize kwa kundi wumvaga mwenda gushwana, cyangwa se wenda kubivamo, cyangwa wenda guturika. Iyibagize kwa kundi wumvaga atakigukunda, usubire muri mood ube wowe, kuko kuba wowe bimwibutsa wa muntu yakunze uko ameze. Icyo rero izaba ari step ya kabiri, izaba ari intambwe ya kabiri. Bityo rero ugomba kwiyibagiza kwa kundi wiyumvaga, frustration, kumva wenda gupfa, kumva wenda gusara, kumva atakigukunda, kumva uzabaho gute nakwanga n'ibiki. Ibyo byose byiyibagize, hanyuma wibuke kuri umuntu ufite agaciro gakomeye, kandi kuri umuntu ukwiriye kubukundwa, wandikirwa, uhamagarwa, uhabwa keya, kutari umuntu ukwiriye kuba uri mu gahinda ko kwiruka inyuma y'umuntu. Ubwo rero biravuga ngo ugiye gukomeza umukunde bisanzwe, nta stress, nta kwigengesera, nta bwoba bwo kujya gusubira muri gahunda yawe isanzwe. Intambwe ya 3 igusaba kugira ibintu rekera kumubaza ngo ese urankunda, ngo ese uracyankunda koko nka mbere, ngo ese ngo kubera iki ngo bisigaye bimeze gute, cyangwa se ngo byagenze gute. Ngese koko wikwigira umuntu uri vulnerable, wikwigira umuntu uteye abasore ntabwo bakunda wa mukobwa ufite insecurities, wumva adafite umutuzo, wumva atari umuntu wo gukundwa koko, wumva wa muntu utiyemera, wa muntu uhorana pitié, agashaka guhora yerekana yuko kuba akunzwe, yagiriwe imbabazi, yagiriwe impuhwe. Ntabwo ukunzwe kuko wagiriwe imbabazi, ntabwo ukunzwe kuko wagiriwe impuhwe, ukunzwe kubera ko uyu muntu yagukunze, kandi kubera ko urukundo ruryoha, hari ibintu byiza bimubaho, umubiri urishimira nezerewe kubera yuko agukunda. Bifate gutyo rero, bifate nk'ibintu bimushimishije kandi nk'ibintu byiza cyane kuri we, wibifata nk'aho ari kukugira impuhwe. Wowe komeza gutwara nk'umuntu ukunzwe, komeza gutwara nka wa muntu akunda, kandi wa muntu yahisemo, kuko ufite ibintu nyine by'agaciro yakubonyemo biruta iby'abandi yari guhitamo. Wimwereka rero ko
uhangayitse, umwereka ko ufite ubwoba bw'uko yagusiga, subira mu buzima bwawe busanzwe muri kwa kwezi wamuhaye ko kwisubiraho. Muri make kwa kwezi wamuhaye ko kwisubiraho niko kwezi kwawe nawe ko kwisubiraho, cyangwa se ko kureka kwitwara nk'umuntu uhora ahangayitse, ahubwo witware nk'umuntu mwiza, wa muntu yakunze mbere nyine, wa muntu yasanze ari aleze nta kibazo afite, wa muntu nyine wari mu bihe byawe byiza nyine byawe. Ubwo uzaba usigaje kujya ku kindi kintu gikomeye cya kane, uragomba nyine kumuha umwanya wo kwisubiraho. Kugira ngo umuhe umwanya wo kwisubiraho rero bikora ute? Ureka gukora bya bindi byose watangizaga. Reka gukora bya bindi byose watangizaga, nanabyite ngo reka kumwiruka inyuma, kuko we ahita abibona nkaho uri kumwiruka inyuma, nkaho uri kumutesha umutwe. Reka gukomeza kumutesha umutwe no kumwiruka inyuma. Bisobanura ngo mureka akora akazi ke yagombaga gukora muri uyu mubano, muri uru rukundo. Yari afite inshingano zo kuba ari gutanga keya z'amagambo, zo kwandikirana, zo guhamagarana, zo kugusohokana, zo kugupropose utuntu n'utundi. Muha umwanya rero iyo nshingano ye ayigaragaze ko ayishoboye kuyikora. Birasobanura ngo wowe reka kongera kumuhamagara, utegereze ko bari buguhamagara, kandi naguhamagara umwitabe, kandi umwitabane umutima mwiza. Ntumubaze ngo kuki watinze kumpamagara, ntumubaze ibintu byinshi, ahubwo we naguhamagara atangira kukubwira ati kuki utaherukaga kumpamagara, umubwire uti none se wowe kutari warigeze umpamagara, muri brag, ariko mukomeze mwiganirire, umwereke umutima mwiza kandi umwereke ko ntacyo bigutwaye. Azahita atangira kukwibazaho avuga ati ni gute, ni gute anezerewe, ni gute ameze neza. Ahita yongera akamaro undi munsi, akabona ntumuhamagaye, agahita yongera akaguhamagara, za nshingano ze zigahita zitangira kongera kugaruka. Inshingano ze akazikora. Muha umwanya rero wo kuzikora. Wowe wamuhamagaraga buri gihe, buri kanya, bigatuma atabona igihe nawe yabitangiriza, kandi ukinubira ko atajya guhamagara ko ari wowe umuhamagara gusa, kandi ari uko nyine utigeze umuha uwo mwanya. Kuko ntabwo wavuga ngo njye ntamwandikira ngo aramara iminsi 3 nawe atanyandikira. Icyo gihe yaba yarabivuyemo agatinya kukubwira ko yabivuyemo. Nuko byaba bimeze, kandi icyo gihe wabusabwe gukora iki? Kubyakira. Muri uko rero kuguhamagara, muri kukwandikira, uhita wirukankira kuri telefone, uhita ujya kuyisubiza, uhita wirukankira kuri telefone, uhita ujya kumusubiza ubutumwa cyangwa se guhita witaba. Fata igihe cyawe. Niba ari ugusona nyine nisome, uyifate witonze witabe. Niba ari kukwandikira, arakwandikiye ubutumwa, niba ubonye uri busy, ukomeze ukora ibyo wakoraga, hanyuma numara uri koza amasahani tuvuge, wikwihanagura intoki vuba ngo uhite usubiza message ngo usanga ibintu byakaze, yozu yarangize witonze, nurangiza umusubize. Ufata igihe cyawe witonze kandi umusubize ibintu bitarimo umubabaro, bitarimo rankine, bitarimo kubona ko wamurakariye, ibintu nyine byiza cyane nyine bibereye abantu bakundana. Hanyuma inama ya nyuma nakugira muri ibi bihe wamaze kumuha byo kugira ngo yisubireho, ariko nanakubwira ni inama nziza ugomba no gukomerezaho no mu bihe byose bisigaye. Mu Kinyarwanda turavuga ngo wigize agateba yorivu. Doko wikwigira agatebo ngo yorivu. Mu yandi magambo, uri umuntu w'agaciro gakomeye. Namaze kubivuga, ariko noneho itware nk'umuntu w'agaciro gakomeye. Umwereke ko uri umuntu wo kurwanirwa, umwereke ko uri umuntu wo guhakeya, umwereke ko uri umuntu wo gusigasira kugira ngo atazamuvaho, kugira ngo atazamucika. Ifate rero nko wa muntu ufite agaciro. Wikwigira chip rero, wikwigira agatebo, kuko nuwigira agatebo arakuyoresha ivu. Wikwemera kuyora ivu. Cyanyuma wenda ushobora kumbwira ati ese ibyo wabikora gute? Akenshi bya bindi bine byose namaze kuvuga bya mbere bihita byerekana yuko uri wa muntu ufite agaciro. Kwa kudashika kuhora wiruka nyuma y'umuntu, kwa kudahora urira ngo ese ngaragukunda kuko nguko ari gukoreka urukundo ruke, kwa kudahora urira cyangwa se uhangayitse cyangwa tukana ngo kuki udaheruka kumpamagara. Ibyo ngibyo byose byerekana ko uri umuntu wiyubashye, uri umuntu ufite agaciro, kandi ko uri umuntu ukwiriye kwitabwaho kurenzaho kugira ngo ubashe kuguma muri rwa rukundo. Ese ibyo ngibyo uzabishobora? Ndakubwiza ukuri nubishobora hari ikintu kinini cyane kizahinduka, kandi ndakubwiye ngo uzambwira ukuntu koko bya bintu byahindutse.